ni umukobwa ukiri muto cyane ufite imyaka itari myinshi, dore ko ku mwaka washize umwaka w'ibihumbi 2024 mu kwezi kwa 12 Ukuboza akaba yaraje gushaka umugabo agashinga urugo, dore ko yarongoye n'umunyamahanga umunya Ethiopia witwa Michel. Uyu Michel rero akaba ari we watwaye uyu mukobwa ukiri muto mwiza cyane watwaye ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020. Akaba ari umukobwa useka amasaro agaseseka, dore ko afite ubwiza budasanzwe, aza mu bakobwa beza ndetse banaseka neza cyane, bikaba biri muri bimwe bituma ashyirwa mu bakobwa beza. Uyu mukobwa rero akaba ari kuvugwa mu bitangazamakuru hirya no hino, ndetse akaba ari umukobwa ukiri muto, dore ko nanone ari umudamu kuri uyu munsi wa none. Uyu mudamu rero ni Ishimwe Naomi watwaye ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020. Akaba kuri uyu munsi wa none yaranditse igitabo. Gusa nubwo yanditse igitabo kiri kuvugisha benshi, ni igitabo kijyanye n'ubuzima bwe ndetse n'ibyo yagiye acamo mu buzima bwe bwa buri munsi kuva akiri muto kugeza ku munsi wa none, ndetse bikaba bitari kuvugwa rumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye ndetse n'abastare. Nkaba ngiye kukubwira ubuzima bwa Miss Naomi ndetse nankubwira ku bijyanye n'icyo gitabo ndetse n'uburyo azagisohora. Bityo uyu munyarwandakazi wamenyekanye ku mazina ya Naomi Ishimwe ni umunyarwandakazi wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yaravukiye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Yamenyekanye cyane ubwo yatsindaga ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020 ku myaka 19. Gusa nanone nyuma y'uko aba Miss Rwanda yakomeje ibikorwa byinshi bigamije guteza imbere urubyiruko, cyane cyane mu bijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, mental health. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Kwakira yagizwe UNICEF ndetse agirwa Rwanda Champion for Children, aho ashinzwe kwamamaza ibikorwa by'iterambere ry'abana n'ubuzima bwabo. Ni umwanditsi ndetse yanditse igitabo cye cya mbere cyitwa More Than Chronic, kizajya hanze mu Gushyingo mwaka w'ibihumbi 2025, kivuga ku buzima bwe, urugendo rw'ubuzima bwe, akaba ari kirimo n'inyigisho ndetse z'ubuzima bwa buri munsi. Ni umuntu wiyoroshya kandi urangwa n'ubwitonzi, bikunze kuvugwa mu itangazamakuru n'abamukurikira. Yagiye avuga kenshi ko ashaka gutanga urugero rwiza ku rubyiruko, by'umwihariko mu kwiyakira, kwigirira icyizere no guharanira ubuzima bwiza. Ahamya ko kuba misi atari intango n'iherezo, ahubwo ari uburyo bwo kugira urubuga rwo gukorera abandi. Uyu mukobwa rero ndetse akaba ari umukobwa wavutse tariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1999. Papa w'umubyara ni Kamari Charles, naho nyina yitwa Wimbabazi Fanny. Ni Ishimwe Naomi ni uwa gatatu mu bana 5 mu muryango barimo. Naomi yavukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega, akavukira mu kagari ka Kabeza, dore ko yize amashuri abanza ndetse y'incuke n'abanza yize muri Camp Kigali. Amashuri yisumbuye yatangiye kwiga muri Effect Institute of Applied Knowledge, aho yamaze umwaka umwe. Ndetse uyu mukobwa ibizamini bya leta mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu kizamini cya leta isoza amashuri yisumbuye yashoboye kubona amanota yera kuri 13 kugera kuri 73, byaturutse ku ngaruka mu masomo nka math na economy atatsinze, dore ko yagiye agiramo F. Uyu mukobwa rero akaba yarize combination cyangwa se section ya MEG. Uyu mukobwa ni umwe mu bagiye bamenyekana cyane, dore ko yatwaye ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020, bituma amenyekana cyane. Uyu mukobwa rero akaba ari umudamu kuri uyu munsi wa none washatswe n'umunya Ethiopia, ndetse kuri uyu munsi wa none bakaba baherereye mu gihugu cy'u Rwanda, niho babaye batuye. Ariko Naomi Ishimwe wabaye Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020 akaba ari kandi umushake w'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se mental health advocate na UNICEF Rwanda Champion for Children kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023. Akaba agiye gusohora igitabo cyitwa More Than Chronic, ndetse akaba ari igitabo cy'imibereho ye gikubiyemo ubuzima bwe bwite kuva akiri umwana, ibihe bya kera, umujinya, depression mu muryango, kugeza guhangana n'ubuzima bw'imyumvire, kugeza ahagaze nk'umugore ushima Imana, dore ko afite umutware mwiza, bakaba bafite n'amafaranga. Dore ko afite intumbero y'iki gitabo, ni inyandiko ikuzuyemo amarangamutima, ububabare, ukwemera gukomeye,
n'inyigisho y'ubuzima. Yigisha uburyo bwo kwiyakira ubwawe kuruta izina umuntu afite, ndetse akaba ari igitabo kirimo indangagaciro. Uyu mukobwa rero iki gitabo kikaba giteganywa kuzasohoka mu gushyira, ndetse iki gitabo hari uburyo bubiri bwo kukigura: standard pre-order, ugura igitabo mu buryo busanzwe. Igiciro cy'iki gitabo kigengwa n'isoko, ariko bigatangwa n'igitekerezo cyo gutunga, ndetse dore ko yagiye avuga ko ku bantu bashaka kugura igitabo mu buryo busanzwe ari 40,000 mu buryo busanzwe, ariko mu buryo bwa VIP delivery akaba ari 80,000. Iki ni igihe azajya kizana mukaganira, ndetse ukamubaza ibibazo, dore ko ku rutonde rwa VIP uzahabwa igitabo Miss Naomi Nishimwe we ubwe, ndetse akazajya kikugereza aho waba uri hose, ndetse mukaganira. Ni 80,000 by'Amanyarwanda kugira ngo mumanze munaganire, umubaze ibyo wifuza. Ni igitabo cyane nkwibutsa ko ari cyo gitabo cya mbere cyanditswe n'umunyarwandakazi muri bamwe babaye Miss Rwanda, akaba ari cyo gitabo cyanditswe n'umunyarwanda watwaye ikamba rya Miss. Uyu akaba ari Ishimwe Naomi, ndetse wabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2020, akaba aribwo yatwaye iryo kamba. Ni nyuma y'uko ari igitabo cyavugishije benshi. Iki gitabo kivuga ku buzima bwe, kivuga ku nkuru ye, ndetse na bimwe mu byo yagiye anyuramo kuva mu buto bwe kugeza magingo aya. Nubwo ari igitabo cyavugishije benshi, abanyamakuru b'itangazamakuru bigiye bitandukanye, bamwe barimo basereza ndetse bakanagarura bimwe bya kera, bamwe batera amatiku bavuga uti ni gute umuntu yatsindwa icya leta akazana amanota angana kuriya akaba yakwandika igitabo nge nkagisoma. Ni bimwe byavugishije benshi, ndetse binagirwamo impaka, ariko kuri uyu munsi wa none akaba yatangaje igihe azagisohora, kandi akaba yanashyizeho igiciro cy'ibyo bitabo. Mu buryo bwa VIP ni 80,000 uzajya akikuzanira iwawe mu rugo, ndetse mukanaganira, ukamubaza ibibazo bigiye bitandukanye ushobora kwifuza, ndetse n'ibyo waba ufitiye amatsiko ku buzima bwe. Ndetse akaba yaranashyizeho mu buryo busanzwe uburyo ushobora kukibonamo icyo gitabo ni 40,000 nyine. Icyo ni igihe uzajya ubonamo icyo gitabo, ariko mutaganiye mu buryo bw'umwihariko. Uyu Ishimwe Naomi, ndetse akaba ari umwe mukobwa wanditse igitabo kikavugisha benshi. Wibutsa ko ubu yashatswe n'umunya Ethiopia, mu bukwe bwe bukaba bwarabaye mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12 Ukuboza. Kuri uyu munsi wa none rero bakaba bakiri mu Rwanda, nubwo byakomeje kuvugwa yuko nyine Miss Naomi Ishimwe Miss Rwanda umwaka wa 2020 watwaye ikamba, ndetse akaba ari umwe mu bafite couple nziza zinakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo natezuka kubibibutsa ko ari umwe mu bafite couple nziza zikunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, mu bastare kazi bafite urugo rwiza cyane. Akaba yarashakanye n'uyu munya Ethiopia, ariko akaba ashyirwa k'uyu mwanya, ndetse agashyirwa muri top 10 y'amakupure meza cyane. Uyu mukobwa rero nubwo nyine byakomeje kuvurwa byanga bikunze, we ntiyaciwe intege n'abamuvuga, ntiyaciwe intege n'abakomezaga kumusebya bavuga yuko batazasoma igitabo cye, nubwo byakomeje kuvugwa kenshi cyane. Bamwe bavuga uti icyo gitabo nta kintu kirimo, icyo gitabo nta bumenyi, ariko we akomeza atangaza avuga yuko atewe ishema no kuba yageza abanyarwanda ndetse n'urubyiruko, abajene ho akabagezaho bimwe mu bitekerezo bye bikubiye muri icyo gitabo. Akaba ari igitabo gitegerejwe n'imbaga nyamwinshi, gitegerejwe n'abantu benshi cyane bateganya kuzasoma icyo gitabo, dore ko iki gitabo ari kimwe mu bitabo nyine nk'uko nabibabwiye cyanditswe n'umunyarwandakazi, akarusho by'umwihariko akaba ari umunyarwanda w'umusare, umunyarwandakazi watwaye ikamba rya Miss Rwanda. Nubwo wenda kuri uyu munsi wa none usanga abantu benshi badasoma ibitabo, ariko hari abakomeje kumwandikira bamubwira uti wowe shyiramo imbaraga, igitabo turagushyigikiye. Ariko nubwo yashyizeho ibiciro, yavuze yuko nyine byanga bikunze nikigera ku isoko bizamanza kureba, ndetse akareba yuko nyine kishimiwe agatanga bonus. Iryo niryo jambo ryari riteganyijwe n'abantu benshi cyane, barimo bavuga uti
dutegereje ijambo ryiza uzavuga uti ukatubwira uti ese akabonansi kazagaragara, ese bizagenda bite. Iki gitabo rero cy'uyu mukobwa w'umunyarwandakazi uyu misi Naomi Ishimwe, dore ko kuri munsi wa none ari umudamu ufite urugo, nubwo uyu Misheri adakunze kubigaragaza. Iki gitabo rero nk'uko nagiye mbivuga ni igitabo cyiza cyane gitegerejwe n'abantu benshi, kivuga ku buzima bw'uyu munyarwandakazi, kivuga ku buzima bwe bwose. Wowe rero wakomeje kubana natwe ugakurikira kino kiganiro, nkwibutsa gukora subscribe niba utari warayikoze, kugira ngo ujye urushaho kumenya byinshi binyuzwa kuri uyu muyoboro. Ushobora gukora ku kazogera ndetse ukanakanda like. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mu bikorwa byanyu bya buri munsi, byo mwerekezaho amaboko, ibyo mushyiraho amaboko byose Imana ijye ibaha umugisha.